buriya ubuzima ni urugendo ni ugutegereza ni ukwihangana ni ukugira umutima ukomeye. Kuva 2013 Jean Paul Hagenimana uzwi ku izina rya Bushari mu ruhando rwa muzika nyarwanda, ni umuhanzi w'injyana ya rap ukorera umuziki hano mu Rwanda. Yasohoye alubumu ya mbere 2019 aribwo yatangiye kumenyekana agisohora nk'indirimbo ku gasima n'izindi zitandukanye. Hanyuma akundwa n'urubyiruko kubw'injyana yasaga nkaho ari uri kwiremereza cyangwa nanayita umwami wayo ya Kinyatrap. Hanyuma byamusabye urugendo kugeza uyu munsi yaba afite iri zina ryo kuba yakora indirimbo na Magnum. The Ben ni umuhanzi w'umunyarwanda uzwi kuva kera kugeza n'uyu munsi, wifuzwa n'abandi bahanzi batandukanye kuba bakorana collabo nawe kuko ari ku rwego ruhambaye. Muramuzi si ngombwa ngo tumugarukeho cyane. Hanyuma rero Jean Paul yakoze akazi gakomeye by'umwihariko yatunguye abafana be kuri ya alubumu ya kane already yamaze gusohorera kuri Crown Line. Indirimbo zo wazibona, harimo yafitanye na Bruce Melody, The Ben n'izindi yakoze collabo zitandukanye yakoranye n'abandi bahanzi. Hanyuma umuhanzi Bushari ni umuraperi Bushari. Iyi alubumu yiwe ya gatatu ishingiye ku buzima bwe we ubwite bwa buri munsi abayemo, hanyuma ishingiye nanone ku buzima bw'urugendo yagize mu muziki kugeza hageze buri munsi. Irimo ubuhamya bwinshi bwo yagiriye muri gereza. Muribuka habaye saga y'ibiyobyabwenge, arafungwa, yafunzwe ukwezi, hamwe indirimbo zimwe na zimwe ahubwo yazandikiye muri gereza. Bamwe mu bakunzi be n'abandi bakurikirana showbiz yo mu Rwanda bavuga ko kuba agiye muri gereza bisa nkaho ari iherezo ku rugendo rwe rw'umuziki, ariko ntiyacitse intege, ahubwo yaraje ahita bakubita igitego. Abakorera muri studio Green Ferrari akoreramo babitangira ubuhamya. Umusaza yaje ari umusaza, kandi muribuka mbere ye hariho saga yo kuvuga ngo ninde mwami wa hip hop, ninde uyiyoboye. Ariko uyu munsi sinatinya kubishimangira ko uyu musaza ari mu bantu bakunzwe uyu n'urubyiruko, kandi byatangiye ingeri zose zitamwiyumvamo, zitiyumva muri ino njyana, ariko kugeza uyu munsi sinatinya guhagarara ngo nemeze yuko bahagaze neza mu njyana yabo ya rap na hip hop. Hanyuma yanyujije ubutumwa bwiwe bw'ubuzima bwe bwa buri munsi n'umuziki abunyuza mu ndirimbo kugira ngo urubyiruko n'abandi bantu bamukurikira arwitateyininga, dore ko turi mu bihe bisa nkaho bigoye, ibikorwa bya muzika, ibitaramo n'ibindi bitari kubaho. Hanyuma agize ngo abakunzi be muri iki gihe gisa nkaho cy'ubwigunge muri showbiz baba bafite ikintu bahugiyeho, bafite ikintu bari kumva nk'intambwe ikomeye, ni tukamufata nk'umuhanzi ukizamuka, ariko mu gihe gito yahise yigaragaza agera hejuru. Hanyuma nagarutse ku nkuru y'uko yari umuririmbyi wo mu rusengero rwa ADEPR, ariho asa nkaho yatangiye ubuzima bwe nyuma y'uko kariyeri ye ayihindurira muri hip hop. Hanyuma muri gereza ahantu yigiye ibintu byinshi, hamwigishije ibintu byinshi byanamuteye inspiration yo gusangiza ubuzima yahuriye nabwo muri gereza, akabusangiza abamukurikira, urubyiruko muri rusange. Hanyuma umunsi umwe aricara aratekereza ati, ari kumwe na Green Ferrari Music Label nka Label akoreramo, aravuga ubundi ubu ngubu nkeneye collabo. Yatekereje abantu batandukanye, atekereza Magnum, The Ben,
n'abandi bahanzi muzagenda mwumva muri iyi album. Hanyuma aravuga banze bikunze nk'umuhanzi wa hip hop nyeneye collab, ahitamo The Ben. Kumugeraho byagenze bite? Turamuzi The Ben umuhanzi ukomeye w'umunyarwanda ubarizwa muri Amerika, betse ko ubu ngubu ari mu Rwanda. Byamusabye urugendo ruhambaye kumukomveka kumva ko akwiriye iyo collab, byaramuvunnye dore yuko byanamusabye kuririmba imbere ya The Ben, aririmba arasara kujya mwemeze yuko afite icyo ashoboye. Hanyuma yafashe umwanya aramukontakta, baricara, binagoranye ko zari zimaze kuba nka rendezvous nk'eshatu kugira ngo amugereho amwumvishe ko bakorana collab. Yaramuvunnye kurusha ya Bruce Melody, ariko havemo ingoma nziza yitwa Ngufite ku mutima. Murabizi no ngoma izaba ifite ibice bitatu, hari Ngufite ku mutima ya The Ben nyirizina, Ngufite ku mutima part 2 ari kumwe na Bushari, na Ngufite ku mutima part 3 izaba irimo umusaza Buda Stana Motherboard jisho ry'uruvu hanyuma reka nayo tuyitegereze. Hanyuma Bushari yaherutse gutwika abantu muri MTN Zigwa concert yabaye umwaka ushize, nibwo yiyerekanye atsindagirana rya zina ryiwe nk'iry'igitinyiro mu njyana ya hip hop. Nanone ntibyarangiriye aho, yaje gukubita show abantu baremera baranayamanika bati noneho buriya kabisa, buriya rero urebye ushaka gusanga nyine ukareba ukabona ko nyine buriya bimeze kuri muri East African Party. Hanyuma album ye wayibona ku mbuga zitandukanye zicuruza umuziki nka Amazon, iTunes Music, Spotify na YouTube hamwe n'ahandi wasanga indirimbo ziwe. Hanyuma iyi ni album ya gatatu nyuma yo gusohora ku Gasima yasohotse umwaka ushize. Hanyuma yarimo indirimbo nka Kinyartrap, ku Gasima, Ipafu, Kinyarock, Sindi Mubi n'izindi. Nababwiye ko yatangiye umuziki muri 2013 aho yatangiriye mu rusengero rwa ADPR aririmba, nyuma akaza kuza muri hip hop. Reka ibyiwe tube nkaho tubigarukirije hano. Mbibutse ko album yasohotse kuri 26 z'ukwa gatandatu 2020. Ngiye wumvaga na Rija Kodu Karivano umude Karivano. Hanyuma iyi ni Kodu TV, wakora subscribe, nakubwiye ko ntacyo bitwa just nukureba handitse subscribe mu ibara risa n'umutuku, ugakora kaza akantu kameze nk'inzogera nako koraho, tugakomeza tugatwika. Rega ubu n'ubwami bwacu tugomba kubuyobora kandi neza kugeza igihe Rurema azaza asanga twarabufashe nk'uko yabuturagije. Reka dutwike kandi bumwe muri twebwe mu makuru ya showbiz, mu makuru y'imyidagaduro, ubuzima, sport, urukundo, byose ni hano kuri YouTube. Wanditse Kodu gutyo ubyumva mu Kinyarwanda TV, kuri Facebook, Twitter na Instagram wansanga nitwa Jean Kodu Karivano. Hasta la vista, reka dukomeze mu nkuru zacu z'ubutaha.